Yego dusanze ababyeyi mu kazi ka buri munsi, ariko reka tubasabe umwanya muto batuganize kuri ya gahunda yo gufata ifunguro ku ishuri, batubwire ibyiza ni ibihe, ese mbere y'uko gahunda itangira byari bimeze bite, ubuzima bwa buri munsi bw'umubyeyi bwari buteye gute, gahunda y'uyu munsi yabaga imeze gute. Reka tubavugishe batubwire ni byiza cyanyuze n'uyu munsi. Ubuzima bw'uno munsi aho bwambereye bwiza ni uko abana bajya ku ishuri, nanjye nkabasha wenda kuba nakora akazi, nkabasha kuba nahinga, ntari buvuge ngo ndahingura saa 4 njye guteka umwana ngo asubire ku ishuri ariye. Ariko nahinga nkahingura saa 6 menya ko ndi butere n'inabire, ubu ngubu ndumva ari byarambereye byiza cyane. Nk'ubu uri kwisarurira ikawa, ubu kuvuga ngo ntago uhangayitse ngo tondo. Oya, twebwe ntabwo twari twakabapfunyikira, ariko hari abo bapfunyikaga, ariko twebwe ntabwo twagize tubapfunyikira. Ubwo umubyeyi yararaga atetse ibijumba kuko ntawapfunyikaga isosi cyangwa isupu, haba yagatetse ibijumba cyangwa amateke, hari n'abatarabibonaga. Ubwo abandi bajya kurya akajya hehe? Warabasabaga cyangwa wenda wabibura nyine ukihangana, uvuga ngo urajya nimugoroba aho utahiye. Mu ishuri ubwo tuzabaza abana boko byagahimye, tuzabaza n'umwana wize muri icyo gihe cyo gupfunyika nabatubwire. Ubwo umubyeyi akajya ku gitutu cyo gurara atetse, ubwo ariko ngira ngo ahari ubwo agateka ibyo kurya akaraza n'ibyo guzapfunyikira abana bikonje. Byabaga bimeze bikonje kandi akareba ngo ndaza gushaka ibijumba binini kugira ngo batamuseka cyane. Aho n'igihe byabaga ari n'injonjori, none hari rutoya, yagera mu bandi yapfundura, ukabona abandi bana bararya ibirayi cyangwa umuceri, wowe wajyanye ubujumba budashinga cyangwa ibijumba bihase, wowe urimo kuvunza ibiriho imizi cyane rwose, ukumva biragucanze. Umwe yizaniye ibirayi bikaranze mu mamesa, amamesa urayazi, none wowe ufite n'ibitogosheje cyane rwose. Ubwo urumva byabaga ari ibintu biteye ikibazo. None ubu rero tujyanyize uyu munsi urabyuka, waraye ugize akazi kenshi warushye, urabyuka bati tubwire ukuntu umubanza. Ubu ngubu byabaye byiza pe, kubera ko waba unaniwe avuga ati ndaruhuka, ariko icyo gihe ntabwo waruhukaga kuko waravuga ati umwana araje kujya mu kanya. Ariko ubu ngubu nakora haruka nkavuga ati ndatuje, umwana n'ubundi arava ku ishuri ariye, araza amugaburira iby'ijoro, gasoromera ikawa, wamara kurisoroma ukavuga ati reka ndijyane no ku isoko, witonze utuje. Ubu ngubu nta kibazo pe. Abana se bababwira wenda nabo tuzababaza, abana bababwira ko bibafasha iyo bavuyeyo, ntago mubona bari kuza bahungiza. Abana barishimye, baratubwira ati rwose Manseri ni umuntu mwiza, adutekera ibiryo byinshi tukarya tugahaga. Ubwo wowe yiga hehe? Yiga hariya nyine kwa Manseri mu Mashira, kuribwo n'impusha. Ariko ubu turishimye, ntabwo twabona ukuntu twabivuga rwose. Ni byiza rero, ni byiza cyane. Muraza no guha ubutumwa ababyeyi bumva n'ubundi ibyo bintu se ku ishuri nta kijumba kibayo, nta teke. Oya, biraryoshye byose, ahubwo banaturusha no guteka ubwacu mu rugo rwacu. Reka da, ati nta kijumba kiriyo, nta maju, nta kibwa, umwana wa n'ubundi baha ubutumwa. Birabashimisha, ntacyo bibatwaye, kandi natwe tuba twishimye. Turabashimiye, mwarakoze namwe. Turabashimiye gahunda kuko arumva ko ari nziza. Katubaze n'undi nabatubwire. Ngatetu 50. Yego, katubaze n'uyu mubyeyi w'umupapa. Ubundi tumenyereye ko gahunda yo kurya, ababyeyi nibo babyumvije kuko nibo batekaga. Wowe nawe urabyumva gahunda yo kurira ku ishuri? Kurira ku ishuri rwose byabaye byiza cyane. Abana bose biga babishaka. Ubundi mbere ntabwo bigaga kubera yuko n'ikibazo cy'imirire, hakaba n'ababuraye kubera amikoro. Nk'ubu uri kwikorera insina. Yego, nawe reka tukubaze mu turimo twa buri munsi, ariko gahunda yo gufata ifunguro ku ishuri ujya uyumva, ariko wanayizi kuko ufite abana ku ishuri. Duhurize rero mbere yo kwigahundiza n'ubu ngubu, mbere yo kwigahundiza ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe bumeze bute,
mu gukora imirimo yawe wabigenza gute ubu ngubu udutandukanyirize mu gihe cya kera n'ubu ngubu mbere yo iyo gahunda ize. Gahunda yo hambere itandukanye n'iy'uyu munsi kuko mu kazi nakoraga ubu ngubu nkora nisanzuye. Mbere nabaga mbara amasaha nagera mu murima nkatangira gukubitaho nkavuga nti mu kanya saa 4 ndaba mvuyemo, ngereranye no kuba saa 6 ngomba kuba mpishije kugira ngo umwana aze ari uva ku ishuri saa 6 asange bihiye. Yewe se n'ujya kwiga mu masaha y'ikigoroba nawe agenda ariye. Hajya kandi habaga kuna gahunda yo kwiga akaza agasubirayo. Byari biriho ko icyo gihe hari abigaga kuva mu gitondo bakageza saa 6 bagataha. Abamaze kuba bakuru nibo bigaga mu gitondo bagakomeza amasomo yabo nimugoroba. Ariko uyu munsi ubu ari ukomeza ari uwiga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ari n'uwiga hari ndamufite mutoya